hari ibintu ushakisha, hari ibintu ukeneye kandi bitarakugeraho kubera ko nawe uri mu kuzerera uri mushakisha ibindi bintu. Ndagushimye ko ari wowe byose bitegura kandi ko biteganya ikiganiro kizagira umumaro bazacyumva. Inezeza y'imye kwa gutuma izina rya Yesu. Amen. Ukimara kuremwa ubwabyo ni intambara. Uhita utangira kwinjira mu ntambara, harimo imiyaga, harimo ibiraba. Shiti bakunze kudukurikira kuri Kamera Gospel TV Show, tonge tubasuje muraho neza. Muri kumwe na Jean Bosco Nshimiyimana. Ndagira ngo mbifurize mwese kugira ibihe byiza, waba uri mu Rwanda, wo mu kirurimi rw'Ikinyarwanda, waba uri mu bihugu byo hanze, mu Bubiligi, nubwo hariyo ibihe bidasanzwe, ariko ndabizi neza ko Abanyarwanda bari mu Bubiligi n'Abanyarwanda bacu, hari abari mu Bwongereza, hari abari muri Amerika, badukurikira hirya no hino, kandi turabashimira ko mu by'ukuri mu kutwereka ko mubana natwe. Muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Impamvu iyo tugiye kuganira tuma tubatekerezaho cyane, abari mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye hirya no hino, kuri iki Kinyarwanda bakacyumva. Mwese ndabashimiye cyane. Ndahamagara cyane n'abajene, abana batoya bo mu Kinyarwanda kudukurikira kugira ngo nabo bumve ibyo tubabwira, kuko ni ingenzi cyane. Kuri Kamera Gospel TV Show duhamagara abantu bose b'ingeri zose kugira ngo bumva n'ibiganiro bitandukanye. Rero harimo ibiganiro by'abana, hari ibiganiro by'urubyiruko, abajene, bikorwa mu Gifaransa ndetse no mu Cyongereza. Namwe ndabasabye kugira ngo mujye mubikurikira, mubirebe, kandi tifuza ko buri wese agira ubuzima bwuzuye buri mu munezero. Ibanga ryandi rero ni ukora subscribe kuri Kamera Gospel TV Show, mukareba mukajya mubona notification cyangwa se mukabona ikimenyetso cy'uko hari inkuru dushyizeho cyangwa ikiganiro dushyizeho, bizashobora kubabera byiza. Tugiye kuganira uyu munsi rero ku ntego nyamukuru cyangwa se ku ngingo ikomeye abantu benshi bakunda kwibaza ngo depression. Depression ni iki? Depression ikora ku bana, depression ikora ku bagore, abagabo. Ni bande bantu depression ireba? Ni mpamvu kiza depression? Hanyuma turabe icyo Imana ivuga kuri depression, tuyendeka ijambo ryayo kuko yaryanditse. Ndagira ngo mbanze mbasengere, hanyuma turusheho gusobanukirwa neza depression ndetse n'ingaruka zayo, ndetse n'uburyo wakira depression ubuzima bwawe bukagenda neza. Urakoze Mana ko uri umurengezi wacu, uri umutabazi, uri umujyanama mukuru, ni wowe twigisha tukamenya kandi wowe dusobanura tukumva. Urakoze kubw'uyu mwanya tuyigana kuri depression ireze mu bantu benshi. Iyo bane barwaye indwara zituruka kuri yo nyinshi, ariko data tuzi ko ushobora byose kandi ukiza depression. Urakoze kubwira ijambo tugiye kuganiraho, abazaryumva uzabagire neza, bazakire, bazagubwe neza, bazabona igisubizo kivuye kuri mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Nkuko nabatangiye mbabwira rero, ni Jean Bosco Shima, ndi umumissionnaire cyangwa se nduhagurukiye kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza mu byiciro bitandukanye. Ndagira ngo rero dusange dusoma ijambo ry'Imana. Mbasomera ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya 8 kuva ku murongo wa 38 n'umurongo wa 39. Aravuga ngo kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa se ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Aya magambo impamvu nyavuze ni amagambo Pawulo yandikiye Abaroma, abatinyura babwira ngo muhumure kuko ibintu byabimeze kose. Reka dukoreshe ijambo rivuga ngo however. Nta situation n'imwe, nta uburyo bwose isi yaba yakubereye mbi, yagushaririye, wavuye umurongo wa nyuma uri kumwe nanjye ukavuga ngo nzi yuko bitazabasha kuntandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wanjye. Aya magambo nyavuga si uko ngira ngo mbabwire ibintu bitandukanye n'ibyo Imana ivuga cyangwa se Imana yaremye umuntu ivuga. Maze iminsi babwira ku kintu kijyanye n'uko umuntu nyine yaremwe. Imana yirabyivugira kuvuga ngo rwose nzi yuko uri mu isi, nzi yuko uri ahantu hatari heza, nzi neza ibyo aya magambo tuyasoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ariko ndabizi ko uri ahantu habi, nduzi ko uri ahantu hatari heza, hari
hari ya miyaga yose, hari za challenge zose twavuze mu gihe cyashize. Abatarabonye ibiganiro byacu by'ubushize bajya bagenda babirebe. Ni ikintu cy'ingenzi kubireba no kubimenya. Ariko Bibiliya iravuze ngo, cyangwa se Paulo yandikira Abaroma, byari igihugu, ni igihugu cy'Abaroma, murakizi mwese. Irabakira bagira ngo mumenye yuko ibyo bintu byose navuze haruguru bibi. Yaba abantu bateye ubwo basikaye bagoranye, bafite imbaraga, cyangwa se challenge z'ikirere, cyangwa se challenge z'ubuzima, economy itagenda neza, amafaranga ntayo, cyangwa mu madolari cyangwa mu mayero mwege mu yakoresha. Nzi neza yuko nta kintu kizabasha kuntandukanya n'urukundo rw'Imana. Depression ni iki rero? Depression ni igihe umuntu arimo kubaho ubuzima bw'agahinda. Agahinda kakaba kenshi muri we, agahinda kakamusumba. Ukumva ibintu byose ni agahinda, warya ukumva ni agahinda. Umugabo umwe atarapfa Imana imuhiruko ridashira, witwa Pastor Theogene, yigeze kuvuga ukuntu ngo agahinda kuri we ngo kagenda kakivanga n'ibintu byose. Waba uryamye mu buriri bwiza ukabona agahinda kakuryamye iruhande, ngo ntikagira ikigakumira, ngo n'abasekretari ntibagakumira, ngo nta musirikare bagakumira, nta musekretari bagakumira, nta n'ubouncer bagakumira, ngo urakararana ukakirirwana ukakaryana, agahinda karagatsindwa n'Imana. Depression ntabwo ari ikintu. Depression yagusanga ufite amafaranga, depression yagusanga ufite umugabo mubana, depression yagusanga ufite umugore mubana, depression yagusanga ukora muri bank uri umuntu wubashwe, depression yagusanga uri general manager, depression yagusanga uri chairman, depression yagusanga uwo waba uri we wese. Depression ntabwo igira limite, nta hamwe ihagarara. Igusanga uri mu modoka nziza mukagendana mukicarana, igusanga uri mu ndege uteze indege ugiye Dubai cyangwa ugiye muri Amerika cyangwa ugiye handi mukagendana. Depression igusanga muri office, ikagusanga mukicarana mukararana mukirirwana mukagendana mugasangira byose mukabibanamo. Ntabwo ari ikintu rero. Ariko uyu mugabo Paulo yaravuze ngo nzi neza yuko hejuru y'ibyo bintu byose bincarenjinga, ntabwo Imana izemerera, nta kintu kimwe kizanyemerera gutandukana n'urukundo rwayo, kuko nirwo rumbeshejeho. Rero nagira ngo ubwire yuko umwe mu miti ya depression ni ukwiringira no kwizera Imana. Mu gihe wumva ibibazo byakubanye byinshi, mu gihe wumva intambara zakubanye nyinshi, nagira ngo ubwire ngo wijya kure y'Imana. Hafi yayo niho hari umuti wa depression ukomeye kandi w'ingenzi. Ushobora kwiyumva uri wenyine, ukiyumva nta muntu umwe muri kumwe, nta kintu na kimwe iruhande rwawe, ariko Imana irahari iruhande rwawe. Urukundo rwawe ruracyahari. Hari igihe wumva ko urukundo rwawe nawe rwakunaniye kurwumva, ariko waba ubyumva cyangwa utabyumva, ariko urukundo rwawe rurahari. Ibyakurenze byo byose Imana iragute irabishoboye. Hari magambo ngira ngo turebere hamwe, n'amagambo ari mu gitabo cya mu rwandiko Paulo yandikiye, nako urwandiko rwa Matayo, urwandiko Matayo. Ndashaka kugira ngo mbereke ibice byinshi nashaka kubasomera, ariko byose ushobora kutabirangiza kuko ni byinshi pe. Ariko ushobora kutwandikira muri comment, ukatwandikira tukakubwira amagambo atandukanye wabona akunezeza umutima, atuma uva muri icyo gihe urimo cyitwa depression. Ndagira ngo ubwire yuko amagambo tubona mu rwandiko muri Matayo, ibice bya 11 umurongo waho wa 28, 11 umurongo 28 no 29. Katuyasoma amagambo aravuga ngo mwese barushye n'abaremerewe, mwese abarushye n'abaremerewe, mwese abafite depression, mwese abafite anxiety, mwese abafite kwigunga, mwese abafite umutima bumva umutima ubyimbye cyane uremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Muno kwinjira ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Imana tugirire neza. Nibo gushaka kuryoherwa cyane, nkumva navuga nti mu zindi mbaraga, ariko nagira nkubwire yuko wowe urushye, wowe uremerewe. Iri jambo no gusoma ijambo ry'Imana, wenda nawe warusanzwe urizi, wararyumvishe, wararibwirijwe kenshi, aho usengera barivuze kenshi, nawe waryumvishe kenshi, wararisomye kenshi. Ariko nagira nkubwire ni kuri kino kiganiro kuri Kamera Gospel TV Show, nagira ngo ndikwibutse wumve ko iri jambo rifite uburemere bukomeye
bwo kugukiza no kukuruhura umutima. Ijambo riravuga ngo n'uburuhukiro, uzabona uburuhukiro. Kandi amagambo nubwo avuze ngo umugaragu, ubushize twize ko umugaragu, buri wese afite umugaragu rega, buri wese afite umuntu abereye umugaragu. Ngira ngo ushize nayo babwanirijeho barambwira bamwe bakanyandikira ngo urumva ngo ubugaragu ngo ni ibintu byacitse, mwabyumvishe nabi. Ntago ubugaragu navugaga ari ubucakara. Ntago Yesu yakugira umucakara we. Ntago Imana yakuremye ngo uzaba umucakara wayo, oya. Ifite amaboko yayo yayikorera. Ifite imiyaga yayo yayihuhisha igakora ibyo ishaka gukuraho. Mwigeze mubona se Imana ihamagara katripurari cyangwa izamodoka zisenya ngo nizijye gusenya ngo Yeriko? Mwigeze mwumva Imana ihamagara abatekinisiye cyangwa abashoferi b'abenjeniyeri ngo bazajya gusenya hahandi hose mujya mubona hasenyutse? Ifite umuyaga wayo yawutumika yamo genda usenye uriya mudugudu urangize. Ifite umuriro wayo genda utwika ahantu harangize. Imana ifite imvura yayo iretimika igasenya ahantu imyuzure igasenya ikarandura ikavana ibintu byose. Iyi Imana rero ifite amaboko yayo, ntabwo ikeneye abacakara, ikeneye abagaragu beza, ikeneye abantu beza bayumvira. Niye mabwira rimwe histoire y'ukuntu Yesu yavuze inkuru y'umutware wari ugiye kujya mu gihugu agashaka kugerageza abagaragu be. Akababwira ngo ngiye kugenda ariko dore amafaranga mbasigiye, dore iterantu mbasigiye, wowe ngusigiye ngo aragenda yikoza yarahita agaruka aravuga ati iminsi mbonye atari ngombwa yuko ntinda yo kumara igihe kirekire, ndaje ndagarutse. Muzi cyabaye iraje ngo asanga umugaragu umwe bati ngiye impano ya data ndayibika ndayitaba hariya namuze n'igisambo yanyice kanyitabe nyibike. Undi ngo bati ngiye impano ya data nyicakaze nyikoreshe nyibyaza umusaruro azaza asanga narayungukishije. Undi bati nyamara akapfa kugerageza ko ntamwe naza kananyica nta kundi nzabigenza. Yaraje asanga buri wese afite uko yacunze ya mpano ye. Iyo mpano rero ni Imana ikeneye gukoresha. Arangije araza avuga ati cyo koze uwo washimwe muri bo n'uwuhe, n'uwazunguje ya mpano ikagira umusaruro. Yagiye mabwire yuko Imana rero iguhamagaye kwa ngo wemere kunkurikira, ntago bishaka kuhinduka umugaragu wa umucakara wayo ya, ahubwo ishaka gukoresha impano ziri muri wowe. Kongo twabonye mu biganiro by'ubushize, Imana yakoranye ifite impamvu, Imana yakoranye ifite umugambi, ifite gahunda isobanutse ku buzima bwawe. Ntago ari ubucakara rero, ubyumve neza. Hagaragara ngo igukize ukuvane muri depression, ikuvane muri ubwo buzima bw'agahinda n'imibabaro utuyemo, igushyira ahandi hantu hanyaho hakwiriye. Aya magambo avuga ngo nakubohora, nagukuraho imigozi kuboshye, nagukuramo agahinda kakwishe, nkaguha freedom, nkaguha ubuzima ukaba freedom. Kuko kandi kunkora ntago bikwiye, ntago bikomeye. Ndashaka kuvuga ngo ntago bikomeye gukorera Imana, ntago bikomeye gukoresha Imana yaguhaye ngo uyiheshe icyubahiro. Hanyuma ari magambo wenda menshi numvaga nshaka ko dusoma, ndaza kubabwira ibice bimwe n'abagiranye nabyandika muri Bibiliya. Ariko nyamabwire yuko iyo uri wenyine wabuze icyizere, wabwiye kwegera bakabwira ngo kuko ngewe ninjye wakuremye. Yeremiya ibice bya 29:11 avuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira inshuti zanjye. Umva Imana uko nikwita, ndabizi ibyo nibwira kubagirira, ndashaka kubagirira ibyiza inshuti zanjye, abana banjye. Amagambo twavuga ngo unkurikira ntabwo bigoye, ariko avuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ngo si bibi n'ibyiza, ukugira ngo barimo umutima w'izaba. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe utakwiye guha Imana mu byawe kugira ngo bikoreshe neza. Imana duhana umugisha. Hari igihe kindi wumva ngo nukurumva uri wenyine, agahinda kakwisha uri wenyine, nta mutima ugifite. Hari amagambo ari muri Zaburi 34:14 ngo aravuga ngo abakiranutsi bose bazabeshwaho no kwizera, kuko Uwiteka arabumva akabatega amatwi. Reka amagambo nyabasomere ari muri Zaburi 30 nkuko ari bamubwiye 34. Zaburi 34 nuko irahambaye. Imana ifite ukuntu ikiza abantu bayo. Ikibazo ni kimwe, uko tutayizera ngo tuyiringire, ngo tuyihangeho amaso, twemere ko ari tugirira neza. Aya magambo ngiye kubasomera yo muri Zaburi 34 aravuga ngo 17 uravuga ngo igitsina cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Ariko abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose.
umurongo wa 18 urakubwira neza icyo uri cyo imbere y'Imana. Iyo wakiraniwe birabiroshe ko duhunga Imana twakiraniwe twese turabizi. Kandi ndetse no gukiranirwa gusa n'amategeko ya leta iyo wayishe urazi kikubaho. Ariko iyo wakiranukiye Imana, iyo wiringiye Imana, iyo wahaye umutima wawe Imana ngo ugende, ni ukuri kurira kwawe birakumva. Ntabwo ushobora kwiyumva uri wenyine kandi wiringiye Imana. Iguha ugutwi kakumva. Kwese dukeneye abantu batwumva. Imana iguha abantu bakumva mu izina rya Yesu. Imana iguha umugabo ukumva, Imana iguha umugore ukumva, Imana iguha abana bakumvira, Imana iguha igihugu kikumva kikakumvira. Ndashimira Imana ko igihugu cyacu kiratwumva kikatwumvira. Imana iguhe abantu bakumva, Imana ikumve. Rero ayo magambo yose Imana babwira na magambo agaruka cyane mu buryo bwo kubaho uri free depression, nta depression ufite muri wowe. Rero ikindi kintu kivuga ngo ni igihe wumva ukeneye imbaraga. Muri Yesaya ibice byaho 41 ivuga ngo rero ntimutinye, ndi kumwe namwe, nzajya ngukomeza, nzajya nkuramiza kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Aya magambo ateye ubwoba. Igihe wumva wacitse intege, hari igihe wumva wagize ibyaha bigutandukanya n'Imana ugacika intege, hari igihe wumva mu kazi kawe byakunaniye, ugiye ko uri kumwe n'Imana kandi izajya gukomeza ikaguha imbaraga ikagukomeza ikaguha ibyiza. Ibi bintu byose niba ndababwira ni ukugira ngo ukire, wumve ko ukire, depression irangire. Handi magambo avuga mu gihe cyose wumva wacitse intege zagushiranye, ugiye yuko Imana yavuze ngo icyubero cya ubuntu bwawe Imana burampaje. Paulo nabivuze mu Banyakorinto Paulo ndi Abakorinto ba 2 ibice bya 12 avuga ngo ubuntu bwanjye bagize gutebura guhagije. Wa mugabo we, nubwo ucitse intege, nubwo minerivara ari ikibazo, nubwo kwishyura inzu ari ikibazo, nubwo amadeni yakubanye igitangaza byagusajije, ariko wibuke ko Imana iri kumwe nawe. Wibuke yuko Imana yavuze ngo nzajya ngukomeza, nzajya nkuramira. Kandi kanje vuga ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Mu gihe cyose gihumeka biracyashoboka. Mu gihe cyose gifite akuka kagihumeka gisohoka. Niba uryamye mu bitaro ukabona uneza amatwi najya mubwire kubera ko gihumeka ukangwa na sonde na bombo niguteretseho. Niba uri kunda ukabumerera nawe wa mubyeyi ukaburi mu kunyumva, najya mubwire ngo hoya humura. Kubera ko gihumeka uyikangwa no bakubwiye ko abana byanze gucurama. Uyikangwa nuko abana bakubwiye ngo abana bawe ngo bafite amazi mu mutwe. Imana yo mwijuru cyafite imbaraga zo kugukiza. Cyafite imbaraga zo kubakiza. Cyafite imbaraga zo kamura ayo mazi. Cyafite imbaraga zo kongera amaraso. Cyafite imbaraga zo kugukura aha hantu uri. Ndavugana nawe ubu none utureba ngo Imana ikugirire neza. Imana ibane nawe. Imana ikubwire ngo humura ndi kumwe nawe. Nzajya nkuramiza ubwoko kwanjye kuri nzajya ngukomeza. Imana yongere kubwire ngo humura ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane kuko muri kano kanya ndumva hari umuntu uri kuvugana nawe. Imana iravuze ngo humura, nzajya ngukomeza, nzajya nkuramira. Irakuramiye none aha mu izina rya Yesu. Imana iguha abantu bakuramira. Imana ikoherereza umuntu wo kukuramira muri kano kanya. Imana ikoherereza ijwi ryo kukuramira. Imana ikoherereza umuti, Imana ikoherereze umuganga wo kugufasha. Nawe ufite ibintu bitandukanye birimo kunyura muri kano kanya, ndamubwire ngo humura, Imana irahari. Depression niyo nyine itsinda. Humura, depression irayitsinda ikayidesha. Urakoze cyane wowe wadukurikiye. Najya kubwira yuko Imana yumvishe gusenga kwawe kandi yumva gutaka kwawe. Kuko biriya va mu gone ngo ari mu mibabaro kanakira n'ubushe gutaka kwanyu. Kandi Imana no gutabara. Reka Imana tugirire neza twese. Yababwira ko depression ni ibitekerezo byangiritse bitewe n'ibyo turimo kunyuramo. Ariko Imana iri kumwe nawe. Imana ihagararanye nawe, komera, witinya. Imana izakugirira neza, izajyana nawe. Shalom shalom. Umunsi mwiza.